nagukishije igicumuro maze nkubera agakiza nkutandukanya n'amahanga nguhindura ubwoko humura nshuti nkuzi mu izina nararahiye sinzakureka n'umunsi mubi w'amakuba ihawe nyine tuzagumana iteka ariko atari iteka ryose kubera iki se kuko najya mu rugo rwe nanga tuzaba turi kumwe azajya mu rugo rwe ze kumara iki nashaka se tuzagumana ashaka iki se umugabo se ni ngombwa nakura se ateganya gukura ryari nakura nyine imigisha yawe yangezeho mu bunyanya niyumvishaga yababawe ko mbona bidenze ibyo unkorera ijambo rimwe riva mutima warakoze wow komeza imigisha yawe yangezeho mu buryo njye niyumvishaga yababawe ko mbona bidenze ibyo unkorera ijambo rimwe riva mutima warakoze kuri gukora warwaye inkorora yego yo pole sana hereze Livina kumera amanota harimo n'inkorora umuhaye angahe abiri muhaye 9 ego ko 9 kubera iki nuko nyine umugisha shyiraho mikoro ninde ugira ibyo byinshi mugisha umera umugisha rinde muntu ugira ibiryo byinshi ko bavuze ngo ni wowe nibyo sibyo ntago ari ibyo ahubwo ni Livina basa ninde muntu ko musangira ninde muntu ugira ibiryo byinshi hagati yawe Livina na Mugisha ni Mugisha niwe uducura oya niwe uducura bakatwongeza yego pe muzungu ko numva bakuvireho indi imwe yimura umwijima umucyo uranganza yamagaritse ku musozi wanjye amijwi ryo kuvuga imirimo ye wow nice amashyi menshi ko mutamuha amashyize Livina muzungu umuhaye angahe umuhaye 3 pe 3 rwose umuhaye angahe 3 wanze mu museke kuko 3 muzungu uyu wamuhaye angahe 4 ugaba 7 sibyo guteranya kuri 10 nange yari afite 15 twagiye wowe nazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka nazakureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka nuko bahereze shamana simbizi pe opari ubyumvishe ute muhaye rimwe rimwe pe shari biradukije pe muzungu akoreye rimwe koko ayiga barajyaga sari we eja niko yesu we nta nubwo muhaye rimwe n'igice
ubwo icyo gice nari kugikura ukamuha rimwe yesu we rimwe na rimwe umuhangara 2 yes twongeye kugirirwa umugisha abakunzi ba Elvine twongeye kugirirwa umugisha wo kumubona imbere yacu. Rero reka tubanze tubasuhuze abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Turi kumwe n'abatumirwa hano beza cyane, abakobwa Imana yahaye umugisha rwose. Turanezerewe cyane kongera kubona Elvine nyuma y'igihe kirekire. Elvine tuguhaye ikaze. murakoze. Meze neza? Yego. Kuri kuvuga nk'utariye se? Nariye. Wariye iki? Ntabwo ari ngombwa kubivuga. Kubera iki? Kubera iki se? Niko kubera iki? Kubera ko nyine atari ngombwa kubivuga. Ni ibanga ryo mu rugo? Wasanga mwariye bya bindi. Niko uwo mwicaranye we bamwita nde? Uyu amwita Uwase Ndahiro Everine. Wapfana iki se? Ni murumuna wanjye. Murumuna muri Manga? Wasanga turi so. Ntabwo mubizi? Byagenze gute se? Mwisanze gute hano hantu? Twisanze bavuga ko dusa nyine. Murasa? Ntabwo mbizi. Nese wowe wemera ibyo utazi? Ariko wasanga dusa. Ubundi we yitwa nde? Yitwa Kami Avidon Mugisha. Yitwa Mugisha aka Bogari. Niryo Irene yamuhaye? Yego. Yes. Aha, rero turanezerewe kongera kubana namwe. Vacances zose zari zirangiye tutavuganye. Ubundi vacances zagenze gute? Zagenze neza. Ziri kurangire rega? Yego. Zagenze neza. Muri neza. kamera utubwire byagenze gute muri vacances? Byagenze neza, twarishimye. Ubwo ziri kurangira. Yarishimye. Ababyeyi bari gutembereje? Yego. Bakujyanye he? Ntago nibuka ukuntu hitwa ariko twagiye koga. Mwagiye koga? Yego. Nirwo rugendo shuri wakoze? Ntahandi hantu ugeze usohokera? Ese ko numva bari kukongorera wakwivugiye ibyaye ko nabo bari buvuga ibyabo? Twagiye koga nyine, tuvuye koga nyine tuhita dukorana anniversaire ya Mugisha. Nyine turishima. Ibyo nibyo twari twasabye. Ibyo mwari mwasabye muri vacances. Icyo mutagiye gusura se ababyeyi b'ababyeyi banyu? Tuzajyayo mu yindi vacances y'imiraza. N'indi vacances irimo iraza. Akemera uwo mukobwa mwiza aho ngaho mwicaranye. Bimeze bite mama boss? Neza. Neze neza? Yego. Vacances zagenze gute? Neza. Fresh? Yego. Ibyo wari wasabye se nawe barabiguhaye? Yego. Nta na kimwe cyabuze? Ntacyo. Ntacyo? Oh yes. Niki wabwira Elvine nka mukuru wawe? Namubwira ndamukunda cyane. Nyine tuzagumana iteka ariko atari iteka ryose. Kubera iki se? Kuko najya mu rugo rwe nanga tuzaba turi kumwe. Azajya mu rugo rwe ze kumara iki? Nashaka se tuzagumana. Ashaka iki se? Umugabo. Umugabo se ni ngombwa? Nakura se ateganya gukura ryari? Nakura nyine igihe azakurira. Ni ngombwa se? Hoya. Nese n'abantu muzi bakuru badafite abagabo? Ntabwo nzi. Kuko sinjya nsohoka cyane mu rugo. Waba wibereye iwanyu? Hera Mugisha twumve nawe impumeko. Mugisha vacances zagenze gute? Zagenze neza. Wowe wagiriyemo n'isabukuru muri vacances zawe? Naranatembereye cyane. Nshimye kuba naragize n'amanota meza mu gihembwe cya 3. Wow. Watsinze ku manota meza? Baguhembye iki? Ikintu bamembye ni benshi bagiye bamemba. Buriya n'ibintu bamaye kuri anniversaire yanjye ni nk'impano baba baramaye. Of course. Baguhaye impano nyinshi. Sawa kabisa. Ni iki wabwira abana bari muri vacances aka kanya?
si no kuvuga ngo bari muri vakansi ahubwo barimo barayirangiza. Ikintu nababwira ni uko dore ishuri rigiye gutangira, ni uko bagomba gukurikiza ibyo umwarimu arimo arababwira cyangwa se inama ababyeyi baba barimo barababwira, ko nibazikurikiza nibwo bazagera aho bazagera nyine aho bifuza kugera, cyangwa se aho bazagera nyine bumva ko nabo imbaraga bari bakeneye bazigezeho. Nese Boga, imiti yawe urayikuyifata neza? Neza cyane, ndi kuyifata neza. Iri gukora se neza? Irakora fresh cyane. uko wari umeze urabona bitandukanye n'ukuri ubu ngubu? Oya biratandukanye. Yego. Okay. Elvi, ninde muntu mu bana biwanyu ugira ibiryo byinshi? Umugisha. Shyiraho mikoro. Ninde ugira ibiryo byinshi? Umugisha. Umera Mugisha. Umugisha, rinde muntu ugira ibiryo byinshi ko bavuze ngo ni wowe? Nibyo sibyo? Ntabwo ari ibyo, ahubwo ni Elvine. Aba ninde muntu ko musangira? Ninde muntu ugira ibiryo byinshi hagati yawe, Elvine na Mugisha? Ni Mugisha, niwe uducura. Oya. Niwe uducura bakatwongeza. Yego. Pe. Muzungu, ko numva bakuvireho indi imwe. Muzungu, ikibazo cya mbere basanze rwose ngo ari wowe Temarigwe. Ari kumbeshyera nyama. Washobora kumara ikiro cy'akawunga? Oya. Icy'umuceri se? Umuceri? Umuceri warya umuceri ungana iki? Umuceri wo narya ni inusu n'irobo byonyine. Umukomera amashyi. Azaba umugabo ukomeye pe. Inusu n'irobo byose? Urabitobora? Ni hatari. Niyo mpamvu uri kubibogarisha. Ninde muntu ugira amakosa menshi hagati yawe, Elvine na Uwase? Shyireho mikoro tubwize ukuri kuko nabo ndababaza. Ntabwo nabavangura kuko n'undi twese ni nkaho tuyakora. Noya urusha abandi. Urusha abandi? Elvine. Ngo Yesu. Elvine nibyo. Elvine fata mikoro. Iyo urebye muri mu rugo, ninde muntu ubona ugira amakosa ukora ibintu ababyeyi batavuze nyine akabushanya n'ibyo bavuze? Ni Mugisha. Ngaho. Yanga koga kandi tuba twabimubwiye. Ubwo niyo menshi agira. Iryo ni ikosa rirenze ku yo mukora. Yego. Wehereza uwo nguwo. Rata twibwirire wowe. Undi wowe twagira umugisha wo kukubona kuri kamera. Ntabwo usanzwe rwose uyijyaho. Ujye ubabwiza ukuri. Ari Elvine na Mugisha nawe ninde ugira amakosa menshi? Nta n'umwe utayagira, ariko umuntu ugira amakosa menshi ni Mugisha. Heze ko numva muri kumubwira indi. Mugisha, hari igihe mama bagiye ahantu tukamubwira ngo najye koga, hari igihe abyanga no kunywa imiti, ni ukumubwiriza. Ni ukumubwiriza. Aha, reka rero nibariza kandi. Ninde muntu Elvine w'umunebwe? Ni Opari. Ni ukuvuga ngo muri umunani ni umunebwe kubi? Yego. Oya muzu ninde? Nanjye namubeshyeye ni Opari. Oya muhereze mikoro. Barakubeshyeye? Oya. Ni nawe urabyemeye? Ndetse ko ukiri umunebwe? Ntabwo ndi umunebwe cyane. Oya. Aha, ninde muntu muri mwebwe iyo aryamye afurura? Mugisha. Ni Mugisha. Mugisha arafurura? Aragona ahubwo si no gufurura. Muhereze Muzungu. Muzungu ninde? Na Elvine. Yes. Na Elvine na arafurura. Oya. Ni Elvine.
Elvine bivuze ngo ubwo Elvine niwe. Yego. Elvine. Elvine aragona. Iyi niyo mubwiye ngo sagone ujya kumva mu kanya akaba aragonya. Yekaye. Ni hatari. Ninde muntu? Oya. Reka mbaze akantu kamwe. Iyo muri repetition. Ninde muntu ufata indirimbo vuba mbere y'abandi? Ni icyamamare ntago munzi ni njyewe. Muzo ninde? Ni njyewe. Muzo ninde? Iyo babigishije indirimbo umuntu yifata nyine akaba yiza imbere y'abandi ninde? Ninde? muri Evan Cyamugabo Hose nyine mu kuririmba cyane hano mu rugo iwanyu. twese turayifata. Ariko haro Elvine ikintu yafata vuba ni mu kubyina. Indirimbo zose twese biratugora. Nuvuga ngo Elvine azi kubyina. N'umwe utabizi ariko nyine iyo batwigishije. Ariko babigishije pa ayifata vuba. Noneho kuririmba twese biratugora. Ariko nyine Elvine hari igihe ayifata nk'udukorasi akaza akatudusubirishamo natwe tukatumenya. God. Reka noneho kubwiza mpamvu Elvine tugiye gutanga amanota. Uri bubikore neza mfite inoti yanjye ya 2. Yishyiraho. None se tereka no muri kamera bigaragare ko ihari. Ngiye kubwira mama wanyu nyine ayizane kubera yuko ari kuri phone. Oya mwe muhumure. Ntimugire ubwoba. Elvine, perezida w'igihugu cy'u Rwanda yitwa nde? Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Paul Kagame. Ase we murebe hano. Opari. Umudamu wa nyakubahwa wa Repubulika yitwa nde? Jeannette Kagame. Muzungu. Umwana ntiza gatoya. Umwana w'imfura wa nyakubahwa perezida wa Repubulika yitwa nde? Iya ni Cyomoro. Kagame. Niko bizi ko atari we. Niwe? Okay. Haramutse habayeho yuko haboneka umuntu umwe ujya kwiga muri mwebwe uko muri batatu, mwabihitamo gute kugira ngo umwe agende? Mwakora iki? Twareba umuntu ufite amashuri menshi. Ufite amashuri? Urumva ko uri gukurura wishyira. Oya ndashaka mumbwire ntago bigendera ku mashuri. Turashaka kumenya umwana umwe wo muri runo rugo uri bujye kwiga mu mahanga, kandi mwese mwakakwiye mugenda, ariko hari sponsor y'umuntu umwe, kandi birasaba ko mwicara bwanyu mugahitamo umuntu umwe. Mwamuhitamo mugendeye kuki? Opari. Twakora ikizami. Mwakora ikizami. Twarangiza kugikora twareba uwatsinze, twakora ikindimi cy'icyo gihugu dushaka kujyamo. None se ikibazo kimwe cy'amatsiko, mwakora ikizami ntago mwiga mu mashuri amwe? Ariko nyine mwakora interview bababaza mugasubiza? Yego. Okay. Wowe wabigenza ute Muzungu? Nk'uko yarabivuze twakabikoze nk'uko abivuze, ariko hari n'ikindi kintu tuba tugomba kugenderaho. Ikinyabupfura no kuba ufite amanota meza mu byo wiga, no kuba ufite mu mutwe unatekereza neza. Yego. N'ururimi, indimi zose ku buryo bakujyanye nko muri
kuko bakujyanye nko mu Bufaransa ushobora kumenya mu Bufaransa. Uwase ufite nyogokuru w'umumama? Yego. Iyo bavuze nyogokuru aba ari umubyeyi umeze gute? Aba ari umubyeyi ubyara ababyeyi banjye. Ubyara ababyeyi bawe? Yego. Ako ni kamwe. Hereze Elvine. Elvine, uzi kuririmba niko wavuze? Sibyo? Yego. Uriteguye? Yego. Ugiye kuturimbira indirimbo, abo bantu muri kumwe barakwihera amanota. Yego. Twagiye. Nkubundikiye mu mababa, sinsiba no kugucira akanzu, hari n'ingabo nyinshi njya nanga zigapfa ku bwawe. Nagukishije igicumuro maze nkubera agakiza, nkutandukanya n'amahanga, nguhindura ubwoko. Humura nshuti nkuzi mu izina, nararahiye sinzakureka, n'umunsi mubi w'amakuba yawe nzakurengera. Nagomeze nk'abantu bivuguruza, aho mfite mu kiganza nawe uzabankuramo, iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabarangarana. Abashimishi kuri Elvine. Yes sir. Aha, hereza murumuna wabanza kuwe umuhaye amanota. 10 ku 10. 10 ku 10 se bibaho? Yego. Kare. Ntabwo mwibiye. Umuhaye 10? Yego. Twagiye. Nubwo ari yaririmbiye hasi. Zo umuhaye angahe rero? Muhaye 7. Nta kibazo, ugabaye 17. Hita ukomerezaho. Nuko ku munsi wa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda kutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. We gutinya Mariya, kuko ushaka yazutse. We Mariya, we gutinya Mariya, kuko ushaka yazutse. We Mariya, ntakiri mu mva atuye muri twe, ntakiri mu mva turagendana, ntakiri mu mva atuye muri twe, ntakiri mu mva turagendana. Wow, nice cyane, bogare cyane. Natuvuze ati ntakiri mu mva baragendana. Elvine umuhaye amanota angahe? 5. Opa umuhaye angahe? 7. 7 yabaye 12. Elvine yagize angahe? 17. Twagiye. Imigisha yawe yangezeho, mubunyanyani yumvishaga, yababawe ko mbona bindenze, ibyo unkorera ijambo rimwe riva mutima warakoze. Wow, komeza. Imigisha yawe yangezeho,
buryo njye niyumvishaga yababawe ko mbona bindenze ibyo unkorera ijambo rimwe riva mutima warakoze. kuri gukora warwaye inkorora. Yego. Yo pole sana. Hereze Elvine kumera amanota harimo n'inkorora. Umuhaye angahe? 2? muhaye 9. Ego ku 9. 9 kubera iki? nuko nyine aririmbye arwaye inkorora ariko azi kuririmba. Yego. Wowe umagaye muzo n'umubere babarire pe. muhaye 6. 6 ubwo gize 15 sibyo? Elvine another song ubwo 15 12 17. nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi narebera mu madirishya y'abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari impano zangeza he utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe nkahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wamaye zaburi ndirimba si ya Dawidi zaburi ndirimba si ya Benasafu nimva mutima zari zanjye mfite ubuhamya bwigendera Yesu yakongeje itabaza ryanjye komeza sha icyo gitero rwose Yesu kiraryoshye cyane. Yesu yakongeje itabaza ryanjye yimura umwijima umucyo uranganza yamagaritse ku musozi wanjye amijwi ryo kuvuga imirimo ye. Wow, nice, amashyi menshi. Ko mutama w'amashyize. Elvine Muzungu umuhaye angahe? muhaye amanota 9. 9? Ahubwo muri kumwibira Elvine wangu. Opa wowe? Muhaye 6. 6 ubwo gize 15 guteranya kuri 17. Oya nta kibazo, reka twumve wowe noneho kandi aza no kumuhemba akantu k'agasambusa n'ubu wa mbere ndamuhemba nimugire ikibazo. Bagiye uririmba sifite ubwoba ibiri imbere imigisha ihora imurikira n'amazi andeza indwanya mani birimo sifite ubwoba ibiri imbere imigisha ihora imurikira n'amazi andeza indwanya mani birimo. Atatu. nguhaye amanota 4. yaririmbye umuhaye 3. 3 pe 3 rwose umuhangaye 3 wanze mumuseke kuko 3 muzungu we bamuhangaye 4 ugaba 7 sibyo guteranya kuri 10 nange yari afite 15. twagiye wowe
ntazakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka, itarondoreka. Ntazakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka, itarondoreka. nuko bahereze shamana simbizi pe opari ubyumvishe ute muhaye rimwe rimwe pe shari be biradukije pe muzungu akoreye rimwe koko ariko barajyagasari we eja niko yesu we nta nubwo muhaye rimwe n'igice ubita gice nari kugikura ukamuha rimwe yesu we rimwe nta rimwe umuhangara abiri shamuzu bigaragare ko wakotoye pe oya mumuhereze mikorofone yikosore umumbabarire pe aba bantu rwose biragoye muzu reka 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 baza nawe wiseke amanota abiri koko yewe data ikosore oya ikosore ndetse ayo manota abagore urayemeye ubundi niyo niyo waruhiye yewe data we shabana we ikosore bakosore byagenda ute bakosore pe bakosore kuko mukangiye kubaha amasambusa bakosore birivanze indirimbo zishize mu mutwe yewe data sha oya muzungu ntago ari burye ku masambusa reka 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 arimo indirimbo hereze Rivine tugende munsi cyo tugiye gukora umuntu uzaba ugira amanota menshi ariko bamwereye amanota saa 3 mu isambusa ubu noneho turatangiye ngwiki humura n'ubundi gahunda ya indi ya Bibiliyo iracyahari ariko ubu tugeze kuri gahunda utsindire ko kanya baguha iki baguha iki Rivine tunaenda sasa tangira agira neza Yesu agira neza agira neza Yesu agira neza atanga ubwenge Yesu agira neza agira neza Yesu agira neza. wow baguha amanota tugende nimubere agize angahe 6 good muhangaye muzu amanota 7 komereza ubwo agize angahe abantu bari inyuma ya kamera ubwo agize 13 twagiye tugende niringiye umuremyi wanjye nzamwisunga nkiriho iyo newe n'ibyago bikomeye niyumfasha mwenza ngwiki ngwiki rimwe arayirasha ahubwo haye arayirashe yari kuvuga ngo nziringira umuremyi wanjye nzamwisunga nkiriho iyo newe n'ibyago bikomeye niwubasha kunkiza. wow none umuhaye angahe muhaye 4 4 yego haririmbye agiye kuririmba
natemo twumve. nzamamaza intsinzi ya yesu nzavuga gukomera kwe sinahwema kubibwira abazankomokaho yesu ni ntwari mu ntambara azajya ananirwa arakomeye nuko igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose 0 yegawe igice ari ibintu arakoze imari babarire yewe cyakoze bantu mudukurikiye muzareba iki kiganiro rwose muzaseka museke rwose birakomeye. Elvine isamusiri higamo isamusa amereze Elvine arayitsindiye rwose. So rero tugiye gusatira umusozo, reka tube tuganire gatoya. Elvine, ikigaragara cyo wabatsinze. yego Uriyumva utaka kanya? nishimye cyane kuba mbatsinze. Atsindire n'aka gasambusa. Bigende neza. Murakoze. Uriyumva gute oya batsinzwe? Derize kandi uriyumva gute kuba utsindiye irushanwa? Opari kuba utsinzwe wabaye wa nyuma urabyumva ute? nyine ndababaye ariko nabwo ikindi gihe nzatsinda. Ugiye gukora imyitozo. Muzungu wowe uriyumva ute? ubu ni nkaho nihishe mu gatebo. Nyigatebo watsinzwe pe. Gerageza rero reba ukundi kuntu wabigenza. Siko bimeze. ubutaha noneho nditeguye. Abantu bagiye babakurikirana cyane barabakunze muri iyi minsi. Abantu bavuga ko murazwi, by the way barabazi. Kandi impamvu babazi ni imwe rukumbi. Abanyarwanda bakwitegeho iki? Ikintu banyitegaho nyine ni nko kuvuga ko nabashimira ku byo muri bamwe ibintu bagiye bamfasha, ibintu bagiye bankorera. Icyo naringamije nyine urumva ubu ngubu urahari, uri mu muryango, uriga, nyine igihugu ndetse n'abanyarwanda, wowe ubwawe wumva ugifitiye deni iki? Ideni ngifitiye nyine urumva abantu bose muri rusange, en general igihugu cyawe muri rusange. igihugu cyanjye ubundi ideni ngifitiye ni nkaho ngifitiye umwenda, nk'uko nanjye uyu muryango nawo ni nkaho ngufitiye umwenda. ibyo bamfashije nanjye ngomba kuzabakorera ibirushijeho ku byo bankoreye, kandi n'igihugu cyanjye nkagiteza imbere, ibyishyurwa bikishyurwa, n'ibitishyuwe nkabyongereraho bikabona byinshi. Uriga ugiye mu wa gatandatu, intego zawe ugiye kujyana ku ishuri ni izihe? mu gutsinda nkazatsinda icya leta nyine, nanjye nkabona amanota meza, nkazahembwa ku rwego ruri hejuru. Kandi ni nacyo nsabira Elvine, dore ko ejo amanota aribwo azasohoka. Elvine yarakoze icya leta, kandi turabizi neza yuko ejo ibintu bizaba bimeze neza cyane. Iyo wicaye mu ishuri uri kwiga, wari umaze imyaka 4 uri hanze y'ishuri, ubwonko bwawe bukubwira iki? Niki cyiza mu bwonko bwawe cyihuse? Ikintu cyiza nyine mba numva mu bwonko bwanjye, cyangwa se ikintu mba ndi gutekereza, mba ndi gutekereza ku bintu byinshi byagiye bimbaho n'ibyo uyu muryango wagiye umfasha. Opari, nawe ndakubaza nk'uko nyine Mugisha mubajije, iyo bavuze u Rwanda nk'umunyarwanda wumva uzarukorera iki?
u Rwanda ni igihugu cyiza, ikintu nyine muri make nzagikorera, nzagiteza imbere kandi cyane cyane amashuri nyine iyo ndi kuvuga ikintu nzaba mba numva nzaba umuganga ngashinga ikigo cy'amashuri. Rero nyine muri icyo kigo hakiyongeramo ikindi kigo mu bigo by'amashuri biri muri uru Rwanda. Ni ukuvuga ngo wowe urumva mu bigo by'amashuri biri mu Rwanda uzongeraho ikigo cyawe kugira ngo nawe utange umusanzu wawe ku gihugu cyawe. Yego. Urakoze cyane rwose, Imana kandi iguha umugisha. Ni iki wabwira Elvine nka mukuru wawe? Ikintu namubwira kuba ari mukuru wawe yumva gute? Nimva neza nyine kuvukana n'umuntu ugira umutima w'urukundo ni byiza cyane. Hari n'abo uvukana nabo nyine hagira nyine n'ikintu kikubaho ku ishuri wajya kukimubwira sakigukorera, ariko mukuru wanjye iyo ngize ikibazo ku ishuri ndakimubwira akamfasha. Nyine ni umwana mwiza muri make, nta nubwo ari bya bindi ngo nyine cyangwa nuko yafashije Mugisha. nuko nyine muri make ku ishuri aramfasha. Mu buzima busanzwe se n'umwana mwiza? Yego. Okay. Elvine, nabo barakuvuga neza kandi hari ukuntu namenye amakuru ngo hari ukuntu ufunga mu mutwe, nibyo? Nize biteze? Meze neza. Kuba bano bana bavuga ngo ugira umutima mwiza, uri umuntu abantu bamaze kukumenya, ni iki wabivugaho? Ikintu nabivugaho babivuga babibona. Ukuntu afite nyine ndamufasha ku ishuri, nyine yagize n'ikibazo abanyeshuri bigana bakamukubita ndagenda bijyayo bose baranyuzura muri iyi minsi. Nawe uragenda ukamurwana se? Oya, ntabwo ngenda nkarwana, ndagenda nkumva uwabanje kwiyenza undi. Nakumva nyine ariwe wabanje kwiyenza undi nkavuga ati baga wifashe, niwe wiyenjeje. Yisanze se? Nakumva nyine atari we wiyenjeje tukabibwira mwarimu wabo akabakemurira. Okay. Yego. Ugiye kujya muri segonderi? Yego. Ingamba nshya ujyanye mu ishuri? Abana nyine biga mu wa mbere nk'uko nanjye ngiye mu wa mbere, nyine bari kumbwira ati ntabwo bikomeye ariko uzabanza mu minsi ya mbere uzabanza ugira ubwoba, ariko njyewe ingamba njyanyeyo ni ukwiga, ubwo bwoba nkamushyira hasi nkatsinda, akomeza nkiga paka amashuri yanjye yose nkayasoza. Ugejeje ku ntego zawe? Yego. Ugira umugisha ukajya kwiga mu ntara ahantu ababyeyi bawe batari, wakumva umeze ute? Kubera ko nyine menyereye kuba ndi kumwe n'ababyeyi banjye byabanza bikungora, ariko nazagira ngo nkabimenyera nk'uko abandi babimenyereye. Nice. Reka rero ugira ikintu ubwira abakunzi bawe, abafana bawe muri aka kanya maze dusatire umusozo. Ikintu nababwira, ndabakunda cyane, aho bari bamenye ko umuntu abatekerezaho kandi abakunda. Ikindi nk'uko basanzwe babizi, Elvine Foundation agende kuri channel yacu Elvine Foundation, akande Ishesha Ndahiro Elvine, bakande kuri subscribe kukazogera no kuri like na share na comment, ubundi bateze imbere. Yego. Aha. Nicyo abwira abanyeshuri mwigana aka kanya? Abanyeshuri twiganye ntabwo ari abo turi kwigana. Ikintu nabwira bakomere, nanjye aho ndi nyine ndi kubitekerezaho cyane, aho bari bakomere bumve ko bazatsinda kuko twakoranye umwete. Yego. Okay. Imana ibahe umugisha rero. Reka nshimire abantu bose bazakurikirana kino kiganiro, nshimire aba bana bemeye kutuganiriza, tuzatugira gutya tubaganirize umunsi ku munsi.
Imana yabashyizemo imbuto nziza zo gukora. Nawe rero wagira uruhare rwo kugira ngo aba bana gahunda bafite, poroje bafite zikomeze zizamurwe dufatikanyije. Imana ibaha umugisha rero. Elvine, wasezera abantu? Ndabasezeye kandi ndabakunda. Opali? Mwakoze gukurikirana iki kiganiro, ndabakunda cyane, ndabasezeye. murakoze, Imana ibahe umugisha kuba mwabanye natwe, kuba mwakurikiranye ibyabereye aha byose n'ibindi byose byagiye biba twagiye twerekana. Imana izabakomerezaho, izabakomeze Mana, nimuzagire